umuhanuzi kazi wawe wadutumyeko wateruye ukamuheka ukamugeza kuri uyu musozi kugira ngo abana b'Imana bajye babone ibihe by'impemburo. Nyamara ngo mwemu w'Imana mukoreshe iby'ubutwari, mwemu w'Imana mukoreshe ibidasanzwe. Mwami Yesu turamwakiriye kandi turamwakiriye kuko ntabwo ijambo ryawe turisengera kuko ririkwiye kandi rirasengeye riranahezagiye, ahubwo Mwami twakiriwe waritumanye ab'igikoresho ab'indogoba ab'itwiyo vomera rishengero abo mw'irongi uvugiremwo aboneka yambaye gukayangana n'ubwiza budasanzwe asigaye icubahiro amashimwe bikugarukeko ibihe n'ibihe. Dukomere amashyi Imana yacu twakira uvugishwa n'Imana. Amashyi menshi ku Mana, amashyi ku Mana, amashyi ku Mana yacu. Yesu abahezagire kaze umukozi w'Imana. Reka twongere Imana amashyi menshi cyane. Ayo mashyi nanjye ntabwo nayemera. Twongere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Imana irakomeye, Imana iratangaje, Imana irahambaye. Murakoze cyane, mwicare mugubwe neza. Dushimiye Imana itugejeje hano amahoro. Dushimiye ikomeje gukora uburinzi bukomeye cyane tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Dushimiye cyane abayobozi bakomeje kuduha amahirwe yo kubwiriza ishengero ry'Imana. Umutima wanjye uguwe neza kubw'aha hantu mpagaze, kubw'iki gihugu cyiza Imana yahezagiye. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero tuganire amagambo y'Imana. Aya masaha ndashaka ko twiga ibintu bikomeye cyane kuko nyuma ya saa sita ndaza kuba ndi gusengera abantu barambitseho ibiganza. Nyuma ya saa sita mu giterane turaza kuba turi muri deliverance yo kwiyambura ibintu baduhaye tubisubiza bene byo. Turaza kuba turi mu ntambara ikomeye cyane y'abanyamwuka ikuzimu turarasayo. Nyuma ya saa sita turaba duhanganye n'ubwami bwatuzengereje. Nyuma ya saa sita turaza kubyina intsinzi kuko iki giterane turaza kugisozanya intsinzi ikomeye cyane. Ndagira ngo rero muri iki gitondo bakoze cyane, nkunda aka kantu k'umwihariko k'abanyetorero, hanyuma akanange ngaprofitiramo nkavuga ibintu bikomeye cyane. Ndagira ngo urambure mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 4, maze yanjye yanzanire hano yamfungurireho. Igitabo cya kabiri cy'Abami, namwe niko mubita. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 4 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 6. Abami ba kabiri, sibyo ko Abami ba kabiri batabaho. Ni igitabo cya kabiri cy'Abami. Habaho igitabo cya mbere n'icya kabiri, ariko mu mvugo abantu benshi bakunda kumva ni Abami ba kabiri. Niko twaje babivuga, aho tugereye mu ishuri tumenya kubivuga neza. Igice cya 4 ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Elisa akura umupfakazi mu mwenda. Bukeye haza umugore kuri Elisa, umugabo wiwe yari wo mu biga ibyo kuvugishwa. Aramutakambira ati umusabyi wawe ari we mugabo wanje yarapfuye kandi urazi ko yubaha Uhoraho. None utwishyuza araje kandi agomba gutwara abahungu banje bombi ngo abagire abagurano biwe. Elisa aramubaza ati none nogukorera iki? Ndakubaza hari icyo wowe ufise imuhira? Nawe ati umusabyi wawe ntacyo mfise imuhira
atari urwabya gutuvuta twa elayo. Aramwishyura ati genda urabe ujye utira mu babanyi bawe biri gusa kandi ntutire bike. Uheze winjire mu nzu wiyugarane mwe n'abana bawe, ayo mavuta uyasuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye urabe aho gitereka. Nuko avuye iyo ari abigenza kuno, ariyugarana bo n'abana biwe, bamuhereza ibyo bintu nawe abisukamwo. Nuko bimaze kuzura abarira umwana ati mpa ikindi. Aramwishyura ati nta kindi gisigaye. Ako kanya amavuta acareka kuza. Haleluya. Murongo wa 7. Murongo w'indwi. Maze aragenda abarira wa muntu w'Imana, nawe aramwishyura ati genda ushore ayo mavuta wishyure umwenda wawe, ayasigaye agutungane n'abana bawe. Haleluya. Mukomere Imana amashyi, mukomere Imana amashyi menshi cyane. Iryo jambo muri komera amashyi pe. Haleluya. Iyi nkuru iraryoshye cyane, irimo amasomo menshi akomeye. Bibiliya iravuga ngo udakiranutse kuri duke ntakiranuka no kuri byinshi. Hanyuma aha turaza kubonamo imbaraga z'umugisha. Abarokore benshi bazi ko umugisha bajya gusenga bawusaba, uratinda cyane. Umugisha wihuta ni umugisha bakorera. Aho kugira ngo uzatinda mu masengesho y'iminsi 10 usenga usaba umugisha, uzafata umunsi umwe ukorera umugisha ufasha abantu. Wowe bizihuta cyane kuruta wa muntu wafashe iminsi 10 ajya gusenga asaba umugisha. Umugisha w'umukorerano urihuta cyane, ariko basengeye uratinda. Hanyuma aha turaza kubona inkuru z'umugabo w'umurokore pe, Obadiya, wabanye n'abahanuzi. Abahanuzi b'Imana akorana nabo umurimo. Igihe kiragera ajya kubahisha mu buvumo, hamwe ngo ashyiramo abahanuzi 50, ahandi ashyiramo abahanuzi 50. Hariho inzara ikomeye cyane mu rugo rwe. Akajya acisha ibiryo mu rugo rw'abana n'umugore bashonje, akaza kugaburira abahanuzi. Iki kintu kirakomeye cyane. Abantu benshi bumva batanga ibisaguka. Muri kamere y'umuntu bumva batanga ibintu bisaguka. Nkundira ufunge Bibiliya na telefone uyivuyemo, nze tubanze twigira ijambo rirakomeye, kuko ndashaka ko twiga. Abarokore bamaze kugira ingeso yo kumva bagendera mu kigare cy'abafana n'abakinnyi. Abafana bundi barangwa n'urusaku, abakinnyi barimo binjiza ibitego bazanahembwa, ariko abafana baravunika kuko bahorana za haleluya nyinshi cyane. Abafana bahora bisiga amarangi, abafana barasakuza, nta kintu bari bwinjize. Ndashaka ko tureba ese abarokore b'iyi minsi tumeze dute mu byerekeranye no gukorera Imana. Uyu mugabo Obadiya acishaga ibiryo iwe bashonje, akaza akagaburira abahanuzi mu buvumo, akabaha ibyo kurya. Muza kwibuka ko ibi biryo yabagaburiraga ari ibyo yabaga yikopesheje, byabaga ari ideni, nta nubwo yabaga byishyuye amafaranga, ariko arya ideni kugira ngo agaburire abahanuzi. Arabagaburira, arabatunga, ntibicwa n'inzara. Aba bahanuzi cyambere baturaga umugisha ukaza. Kabiri, uyu wakoreraga umugisha agaburiraga abahanuzi yarazi imbaraga ziri mu gutunga abantu b'Imana cyangwa se zo gukoresha ibiganza. Kuko imbaraga zo gukoresha ikiganza zirakora ku buzima bwawe,
none zigakora ku buzima bwawe no mu gihe kizaza, noneho bikongera bigakora no mu gihe kizaza mu bana bawe, bikambukiranya no mu buzukuru, bigakomeza bikagera no mu buzukuruza. Imbaraga z'ikiganza cyakoreye Imana. Ubu ibintu byinshi ndi gukorera Imana, ndabizi neza ko bariyoneri banjye bizabatunga, abana babo bikabatunga, abuzukuruza banjye bikabatunga, kubera imbaraga z'ikiganza nakoresheje muri uyu mwaka. Nuza gufashwa utere haleluya, biremewe. Yewe urwego ndiho sinjya mbwira umuntu ngo kudafashwa. Ibyo narabirenze, mu bintu narenze ibyo birimo, kuko ushobora kuba ari kuteye cyangwa ufite ibindi byakuzanye ibyerekeranye no gufashwa atari demene yawe. Ariko nufashwa bakureke. Umuntu afashwa bitewe n'akarimo, nufashwa usakuza usakuze, nufashwa wiruka wiruke, nufashwa usarusare. Ariko ndashaka ko tuganira nk'abarokore bamaze iminsi b'abanyamwuka, apana b'abanyamubiri. Haleluya! Iyi mirimo dukora, gukora cyane, umunyarwanda yaravuze ngo kora ndebe iruta vuga numve. Imbaraga z'ikiganza zinjiza ubutabazi bwinshi kuruta imbaraga z'akanwa. Bibiri iravuga ngo imirimo y'abera niyo izagenda ibaherekeje. Umubare wabo nabwirije nta ngufu bizagira cyane, usibye ko Bibiri ivuga ngo abantu bahindurira abantu benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Ariko imirimo nakoze niyo izamperekeza. Imbaraga nakoresheje ntanga nizo zizasapotinga mu ijuru, ariko imbaraga z'ibyo nariye n'ibyo nambaye ntacyo bizamara mu ijuru, sinzahembesha. Ariko ibyo nakoresheje nk'abantu nibyo bizamerekeza. Kandi icyitonderwa, iyi mirimo izanyuzwa mu muriro. Uwiteka arebe ko wayikoranye urukundo, kuko imirimo utakoranye urukundo ntayo uzahemberwa. Kuko hari n'abantu bakora nta rukundo, bakora kubera itegeko rya korari cyangwa ry'itorero, ariko nta rukundo. Iyi mirimo wakoranye urukundo niyo uzahemberwa, izagenda iguherekeje ku buryo mu ijuru uzavuga uti ahwi. Ubu turi mu gahinda k'abarokore bagwije igisirimba cyane kuruta kugwiza imirimo. Icyo ni ikibazo. Kandi turi mu gihe abantu bibesha cyane ko Imana igiye kubagirira neza ngo kubera ko bayikoreye, twareba tugasanga nta kintu bakoze. Hari igihe ujya kumva umuntu aravuze ngo Imana yarambwiye ngo nzayikorere, none nandikiye korari yanyangiye. Ese ko yakubwiye ngo uzayikorere, yarakubwiye ngo uzayiririmbire? Ako kantu urakumva? Imana iri kubwira abantu ngo ndashaka ko nkorera, bakirukankira muri za korari. Korari ikanga kukwakira kubera ko ukennye, cyangwa se ikanga kukwakira kubera impamvu zayo, ukaza kurekarama ngo banze kunyakira kandi Imana ambwiye ko nzayikorera. Wowe urimo urashaka kuyivugira, ntabwo urimo ushaka kuyikorera. Kuko nawe uri muri korari uri gukata maritime n'amajeste, ukata umuziki ushyiramo igisirimba, ibi ndahamya neza ko uri kugorora ingingo, uri muri jimu. Kora iyo jimu usimbukana igisorori cy'ibiryo kwa muganga. Kora iyo jimu ikiganza cyawe gihe umukene. Uze muri korari ukora amajeste n'amaritime, ugenda umenya imfubyi n'umupfakazi. Kora ibyo ngibyo, ukata umuziki uririmbe, urimbe ibitero 5 by'indirimbo, ariko ucomoke muri korari ugende usapotinge abantu b'Imana ukoresheje imbaraga z'ikiganza. Kuko imbaraga z'ikiganza zizagutabara cyane, ubwo akanwa katazagutabara. Haleluya! Twebwe mu gihugu cy'u Rwanda covid yaratuzahaje cyane. Twabaga igihe tuba mu nzu ntawemererwa gusohoka. Iki ku ikubitiro rya mbere covid iza, na stock y'ibiryo nari mfite mu nzu, kandi turya ari uko duhashye. Ndebye babana ba Jean Paul na Nyirabagenzi, sanga niba abana bamenyereye kurya neza. Abana banjye barya neza, ariko biranabasa. Hanyuma
ndebye kuri konti yanjye n'iy'umugabo nsanga hariho 20,000. 20,000 nta n'ibiryo by'iminsi 4 birimo. Ndavuga nti nibutse njya mu cyumba cy'amasengesho n'abana n'umugabo, ndatekereza ntese hari ibintu naba narakoze muri aka kanya byandengera. Sanga narakoze, ndangije nzamura ikiganza imbere y'Imana ndavuga nti Imana, ibyo akanwa kanjye kavuze ubu biretse, ariko iby'ikiganza cyakoze, urebe hano iby'ikiganza cyakoze ubimanukireho ngaburirira abana sinzagira ikibazo cy'inzara. Nikupa telefone umuhanuzi umwe twahaba Imana arampamagara Taro atumva ko Uwiteka nyine ngabavuganye nawe, uretse n'ikibazo cy'inzara kugera mu rugo no kuharunguruka n'ikizaharunguruka, ndi Uwiteka Imana nyine ngabo ukugaburiye, niko akanwa k'Uwiteka kavuganye nawe. Muri Covid Uwiteka areba abapfakazi, gewe ngaburira n'abashonji, ngira n'abana bari mu mirire mibi, kuwa mbere kuwa gatatu kuwa gatanu baba bari wanjye baje kurya ibiryo bituma bazamukana ibiro byinshi. Nge ntabwo mvuga gusa ndanakora. Ubwo two ni duke kubyo mvuze. N'ubu turi kwitegura igiterane gisoza umwaka cyitwa nawe naseke, ni igiterane nambikamo abantu benshi cyane ibyiciro byose. Hanyuma ngiye kubona mbona nimero yo hanze itajyaga inamvugisha, umuntu arambwira ati mama Hariyone, ati namenye ko muri mu nzu kandi akazi ukora ni ibintu byerekeranye n'amadekorasiyo no kwambika abageni, twamenye ko ubu mutari gukora, none ndakwinginze umpe umubare w'amafaranga wishyura inzu ubamo, hanyuma umpe amazina ukoresha ku irangamuntu, mbe ngusapotinga muri iyi minsi. Abanyoherereje amadolari menshi. Hashize umwanya undi arambwira ati mama Hariyone, mukozi w'Imana ntuzasonze duhari, uratuganiriza tugafashwa, nta mazina ukoresha ku irangamuntu. Muri iyo guma mu rugo nibwo bwa mbere natunze amafaranga menshi, nibwo bwa mbere najyaga kubitsa kuri banki ntafite n'umwanya wo kujya kubikuza, nibwo bwa mbere natunze ibintu bihenze. Yesu we, nibwo bwa mbere nakoraga siporo kenshi kugira ngo ntazashiduka ngize ibiro byinshi kubera kurya neza. Yesu we, iki kiganza imirimo gikora bakureke, ariko nimba udakoresha iki kiganza ni ukuri uzapfa nabi, uzapfa usabiriza. Urasabwa gukoresha imbaraga z'ikiganza. Uyu Obadiya niwe nshaka kuvuga karakanyuzemo. Obadiya ngo afungurira abashonji b'abahanuzi, arangije ngo aza gupfa apfa, babashonji bahari apfa, iwe abana n'umugore bashonje apfa, nta mafaranga afite kuri banki kuko ntiyigeze akora, yari umuhanuzi ugenda ariko azibanga ry'ikiganza, apfa nta maparsele yo kugurisha hari, apfa arimo amadeni, abantu b'abagome bishyuza nabi. Ubu tugira n'abantu bishyuza nabi, ubu ayaguhara amafaranga ariko yaje kukwishyuza arakubwira ati bya bintu birakenewe. Hari abantu bazi kwishyuza s'il-vous-plaît, akwishyuza neza no gusinzira ntusinzire, akwishyuza ku buryo na telefone ayimaramo umuriro umunsi umwe buri mwanya guhamagara. Hari abantu bazi kwishyuza ukagira ngo bavuye no kubyiga muri kaminuza, ku buryo ugira pressure muganga gupima agasanga warwaye umuvuduko kubera umuntu w'umwishyuza. Hari umuntu kwishyuza akajya nagutumaho, uyu munsi atagutumaho mama wakagutumaho umugabo cyangwa akagutumaho mukuru wawe, akakuzengereza ku buryo ukoroga icyayi telefone igasona, wasomaho igasona, nukuri akakwishyuza mu rwego uvuga uti uyu muntu harimo na kabutinde. Uyu mugore yamaze kubona umugabo wapfuye bamushyinguye, mu gihe gito cyane umwishyuza araza. Bwa mbere araza, bwa kabiri aragaruka ati nimba udafite amafaranga, yarabizi ko nta mafaranga afite, nimba udafite amafaranga aba bana bawe ntudukangishe ngo umugabo wayirirwaga hanura ngo ari umukozi w'Imana, hari ibintu mutadukangisha. Maze rero abakozi b'Imana
ndumva ndibuze no gufata nanjye igihe cy'umwihariko cyo kubasengera. Duhaza igisuzuguriro, abantu badusuzugura bitwaje ko turi abakozi b'Imana, twirirwa tubasabira umugisha, twirirwa tubasengera, twarafashe igihe cyo gutanga amaraso no kubira ibyunzwe, mwarangiza mukaturebera ko ntacyo tugira, mukanabivuga mukanabiririmba, ntimubone ko impamvu ntacyo tugira ari amaboko twabahaye kugira ngo muzamuke, mukirengagiza ko twakoresheje imbaraga zo kubonsa kugira ngo mukomere, mwarangiza mukabiha ngo abakozi b'Imana, ngo abana b'abapasiteri, ngo abantu ngo b'abapasiteri, ngo abantu b'abaevangeliste, ngo bakunda ngo kuba abakene, ngo ntabwo tuzi impamvu. Reka tunabizemere ko dukunda kuba abakene, ariko mu mwuka dutungishije benshi. Imigisha twabarekuyeho ikaza, iyo muza kumenya ko twabarekuyeho imigisha ikaza, ntabwo abana bacu bari kwiga nabi. Biragaragara ko twatinze mu bantu babi, twatanze imbaraga mu bagome, twatanze imbaraga mu bantu batamenya agaciro k'umukozi w'Imana. Biragaragara ko ari cyo bisobanuye, kugeza ubwo baza kwishyuza bati please abana turabatwara kandi turabazi. Iyo mwicaye muri kunywa agacayi cyangwa mumaze kurya akanyama kiridi igeze mu ryinyo, mutangira kurondora intege nke z'abakozi b'Imana. Ntibakora muhora mu mwenda umwe, ubukode muramuzengereje. Imana nayo ifite ukuntu ibaduteza, ikadutinza mu bukode tuba turahamaze akaza, ikadutinza mu bushomeri tuba turaha akazi kakaza. Iyi Mana nayo ifite ukuntu ibaduteza, ariko mu kanya nk'ako guhumbya ikadutungura amagambo abashizemo, ikadutabara twabacishijemo ijisho. Mujya mwirinda ntitukabacishe mu ijisho. Jewe mu bintu byanteye n'umubabaro bikajya bituma nkora amanywa nijoro, n'igisuzuguriro abarokore bamwe bari bamaze kujya banshyiraho ngo nirirwa ngenda, ngo nta kandi kazi ngira. Uwiteka amaze kumpa ifaranga, amaze kunkorera ikofi bizinesi ziryoshye, wantumira nkakubwira ntimboneka ku mugoroba, bati ubwo waraguye. Nta munoza nta uneza rubanda, niyo dutabawe mu bishakamo icyaha byaraducanze. Niyo Uwiteka yatugiriye neza mu bibara nk'intege nke, ariko amakuru yizewe mfite ururembo rw'ijuru rwampaye ni uko Uwiteka agiye gutabara abakozi b'Imana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bagiye kuba bize, tugiye kuba bize. Imana iguhe umugisha. Tugiye kuba bize mu rwego muzajya munahamagara telefone bakababwira ngo iyo nimero ni kompoze ntishoboye kuboneka. Tugiye kuba bize ku buryo muzajya mushaka n'ikiganza mukakibura. Uwiteka agiye kutuzamura mu rwego muzajya munatureba mukadutinya, n'imiryango y'imodoka zacu mutemerewe kuyikoraho. Kuva ku itariki 16 ndi muri iki gihugu, telefone yanjye baracishamo batese ko twakubuza usigaye ubahe. Ndi bize, ndi mu gihugu, nagiye gutanga amaboko aho akenewe, ariko abarundi muri kumpakeya nkanishima cyane. Imana ibahe umugisha, muri kumfata neza byahatari. Urumva igihe rero cy'abantu bakoreye Imana cyageze. Tugiye kuzamuka nta kuburana, tugiye gusubizwa nta mvune, tugiye kurengerwa n'Uwiteka, kuko twamaze igihe dutanga amaboko tuba mu ruvumo tubaturaho umugisha murawegera mu buryo mwenyine. Ubu turaje Uwiteka duha umugisha, tuzajya turya tukagenda nkaho, tugasa nkaho, mbega tugasa n'umugisha. Tugiye gusa n'Imana twakoreye, tugiye gusa n'Imana twavugiye, tugiye gusa n'umurimo twakoze. Yego, Mana nyagasani, ibintu by'abakozi b'Imana bigiye gusobanuka mu mwaka wa 2024. Ingendo zigiye kuba ingendo, abaterankunga bagiye kuba abaterankunga. Tugiye guhura n'abantu twari twarabuze, tugiye guhura n'abantu twari dukeneye, tugiye guhura n'amaboko aduha. Kuko twihanganiye imibabaro yo muri uyu murimo, twihanganira incakura ziri muri uyu murimo, twihanganira abantu bavuga
bavuga icyongereza cyinshi twe twarize mu gifaransa twihanganira abantu byakundiye atari uko baturusha gutekereza neza. Please, kuba waratabawe ntabwo bivuze ko uyu muntu adatekereza neza. Dutekereza neza twize n'imibare tuyumva ku kintu cyitwa kubara amafaranga turi abambere. Kuba tutayafite si uko tutazi kuyabara, n'ibiganza byacu si uko bitazi gukora. Ntabwo turi abanebwe, ariko Imana yabonye kwihangana kwacu igiye kudupangira, igiye kuduha itabanyuzamo, ahubwo tuzahindukira tuza kubafasha no kubaha. Tuzaba ariko nzahari ifuti wazaba sinzi uko azabasa. Nzahari ifuti mu modoka sinzi ukuntu azaba ameze. Ibi mwigira ngo Mana ngo urabona ngo numpa imodoka ngo nta muntu ngo nzajya cyangwa nzajya mparika abantu bose bajya mu Gesuko kuko nanjye banciyeho. Gesuko rwose na Bibiliya iravuga ngo nzagirira ubuntu ho nzabugirira. Imana ikavuga ngo nkunda abantu bankunda. Ndumva ngo Mana ngo urabona ngo numpa amazu ngo rwose ngo abapangayi ngo nzabastressa se ko nzabastressa banenze itariki nanabirukana kuko nta wangiriye faveur mu bukode. Ibintu byo kuza kwigira indyarya gese ndi indyarya nk'abarokore nkubwiza ukuri. Numwitwara ababonye Uwiteka duhaye imyaka yo kubigaho ubu turabafite. Data wa twese uri mu ijuru, ubu se mvuga ngo amen cyangwa ngo haleluya. Obadiya ararwara arapfa, we baramushingura n'indabo ziramera zimeza bishyuza bateramo batumva mada. Please, nta bintu bya haleluya bikora hano, nta n'ibintu byo kuvuga ngo yari yarabitubwiye ngo iraje bigenze neza. Gihe mwabivugiye ngo iraje bigenze neza twarabibuse, mumaze igihe muvuga ngo iraje bigenze neza ariko tubona bihora bigenda nabi. Mwidukangisha amasezerano ngo Imana yababwiye kuzabagirira neza mutwishyure. Araho tugera amasezerano ntakore ariko abitse icyo azakora. Amasezerano niyo yakoze. Wambara congo uri umugore, nijya mugore wa mbere ku isi wambara congo. Amasezerano niyo yakoze. Reka mbabwize ukuri, ntabwo wirirwa ufarusa mbega ukira umutwe nta kinini wanyweye ubyibuha utariye. Amasezerano niyo yakoze. Mana Nyagasani, hari akantu kagiye kuba ndakabona kandi kihuse. Bakwitega we wihanganiye imibabaro y'aba bantu, muvuge cyane ngo amina nimba mugihari. Mwishyuza araza tumva mada nyishyura. Ibintu ni bibiri, simva hano. Nutanyishyura ndatwara abana bawe. Winkangisha ngo umugabo wawe yari umuhanuzi, winkangisha ngo yirirwaga mu bintu bya gutya, ibyo ntabwo biribwa, ntabwo babyishyura banki. Hari ukuntu ugira gutyo ukabwira umuntu tubunyihanganiye, ubwo ni nyirinzu tubunyihanganiye amafaranga azaboneka nyuma y'iminsi 10 reka. Ibyo ntabwo mbibwira banki, inzu nayubatse mu nguzanyo. Kandi koko ntitwabarenganya, nabo bahorana inzara tutazi ubwoko bwayo. Sinzi n'amafaranga tubaha icyo bayakoresha, usanga barya nabi twirira neza. Murano mu gihe Imana itaradusubiza bidupangira n'akantu ratareka mbabwira Imana izi mibare, no mu gihe itaratugirira neza ibiguhaye agaserumo kugira ngo utanaga ijose. No mu gihe itaraguha umufuka w'umuceri biguhaye ikiro kuri wa wundi waguze umufuka. Niko iteye izi mibare. Kandi iranatuzi. Erega iratuzi ziko nubwo aduhaye agakiza tugira n'amatiku. Kavuga iti reka mbe mbarinze amatiku, bagabanya amatiku babe bahimba indirimbo bampimbaze ku kigu cy'amatiku, bashyiremo amakorasi batangira bavuge ngo uri Imana nyamana, babe bambwira ko ndi Imana. Reka mbe mbaha akantu gatuma bavuga ko ndi Imana. Niko iteye iyi Imana iguha akantu gatuma ukomeza kuvuga ko ari Imana nyamana, ari El Shaddai, Adonai, Elohim. Haleluya. Nyishyuza araza ati simva muri uru rugo umugabo wawe twamugurije amafaranga kandi urabizi. Umugore ati ndabizi rwose, ayo makuru ndayafite. Amafaranga mwamuhaga yagaburiye abakozi b'Imana ndabyibutse. Mugihagaze ahangaha ndabyibutse, ideni ya mwamuhaye ntabwo ryaje muri uru rugo. Ideni mwamuhaye ndabyibutse neza ryakoze umurimo w'Imana.
mutumye mbyibuka ko umugabo wanjye ikiganza cye cyakoze kigakorera Imana. Mube muri aha ngaha nze njye kwishyuza. Imana irishyura bagusuzugura igihe gito. Imana irishyura. Imana irishyura bagusuzugura uyu mwaka, ariko mutaha Imana irishyura. Imana irishyura. Subiramo ko Imana yishyura. Imana irishyura. Umugore aragenda ajya gushaka umuhanuzi witwa Elisa. Elisa yari umuhanuzi nkunda cyane, atandukanye n'ab'iki gihe. Umuhanuzi w'iki gihe kugira ngo akwakire akubwira igiciro yashyizeho. Umuhanuzi w'iki gihe, abahanuzi b'iki gihe nabo ndashaka kuza kubasukaho umuriro nyuma ya saa sita, kuko batwiciye isoko. Abantu basigaye batubona nk'abo bahanuzi b'iki gihe kandi tutari ab'iki gihe, kuko ndumva ndi buze kohereza umwuka ubazimya bakazima, kuko barakabije, bahindutse banyenda nini, bahinduka abacuruzi b'impano. Nta n'ikintu Imana ibakoresha ngo kigaragare, babesha abantu amasezerano adahari. Abahanuzi b'iki gihe Uwiteka we uza kubangabiza nkwereke, ndabashyira supaguru ku munwa, bazongera guhanura ntakiriho. Urabona ukuntu batwiciye amayira, utambuka ngo ni babandi. Sone tambuka ngo ni babandi. Umuntu aratambuka ati hari umuhanuzi waje uturutse mu Rwanda, ati ndabazi w'intesha igihe hejuru y'abahanuzi b'iki gihe. Elisa yabaye umuhanuzi mwiza uhanura nuko Imana ivuze. Aba umuhanuzi uhanura adaca amafaranga. Rimwe umugabo Namani aza mu Isiraheli gushaka Elisa. Elisa aravuga ati ntirirwa agera aha ngaha, nakomeze. Nta mpamvu yo kugera aha ngaha, amavuta mfite ntabwo akora ari uko nkoze ku muntu. Namanuke mpfa kuba mvuze gusa. Namanuke akomeze hepfo agenda kuri Yorodani, please. Kandi ntakangisha ibintu by'amanyenyeri, ntakangisha icyubahiro, ntakangisha uwo ari we, kuko ibyo bintu afite arabipfanye kandi abifite. Nagera kuri Yorodani yibira inshuro 7. Nakomeje kubivuga ndabisubiramo. Mu minsi mike ntabwo tuboneka, turajya dukoresha itegeko ry'ibyo bakora tutahageze, kuko twaranabiyeretse bakajya badusiga amarozi, bakajya badusiga ibintu bituma tuzima. Mu minsi mike tugiye gukorera mu mavuta yo kuvuga ngo mumanuke mujye kuri Yorodani. Ntabwo ari ngombwa presence we. Ndafashijwe mwene Kalisa Leonard. Haleluya. Arangije Namani ati jye narinzi ko ndembarembyaho ibiganza, nzi ko ndambikaho ibiganza, none ngo njye kuri Yorodani umuntu wiyubashye. Abamwese twatinze bati bose amavuta y'uyu mugabo turayasi. Nakubwira ibirenze ibyo ngibyo bikore tugende kuri Yorodani, ahubwo gabanya amanyama. Hajya kuri Yorodani yibira 7, umubiri urahumanuka. Arangije azamuka ari mu mavuta, aca ku rugo kwa Elisa. Dore icyo nashakaga kuvuga. Aramubwira ati ndashaka kugupangira icyitwa amafaranga, kuguha amaturo kuko ndakize. Elisa ati komeza pfana ifeza zawe, komeza, twebwe impano z'Imana ntabwo tuzicuruza. Bahanuzi bacuruje impano we, Imana iraje, Imana iza kubakoramo umukwabo. Mwazicuruje nta nizo mugira, hari ibintu mupfundikanya kugira ngo mubeho. Maze ashyira yagiserera amagare yarikomereza. Haboneka umuhanuzi w'igifu, Gehazi, Gehazi arangije aramukurikira, arebye ibyo bifaranga mucikanye. Gehazi mwe muraje musese ibibembe dusirimuke, muraje murye ubusa turye. Gehazi mwe muraje musubira mu byaro imijyi tuyituremo. Gehazi mwe muraje musubira mu bukode amazimana irayabanyaze. Gehazi. Maze ngo Gehazi amwirukanka inyuma. Arangije aravuga ati databuja Elisa arambwiye ngo ayo mafaranga yazane. Arangije arayamuha. Ngo umutima wa Elisa, amavuta ya Elisa akomeza gukora atavuye aho ari. Ngo ijisho ry'umwuka rireba uburyo Gehazi agiye gukora amanyanga. Ngo uko ahindukiye aramubwira ati kubera ko
hubahutse ibintu abahanuzi b'Imana tutemerewe. Indwara yararwaye hita igufata. Itegeko ry'umuhanuzi n'indakuka. Hari ibintu mugiye kwandura. Ibintu byose mwakoresheje amanyanga bagiye hasi mwe bigiye kubasubirana imyaka mwakuye mu bantu igiye kubafata. Manyanga mwakoze arabagarukiye. Dukeneye ba Elisa bavuga bati twebwe naho imitini itatoha inzabibu ntizera, nta kabuza twebwe tuzakorera Uwiteka. Imana yacu yakora itakora, yadukiza itadukiza, tuzayikorera. Maze uyu mugore asanga Elisa aramubwira ati nyakubahwa nsize umwishyuza mu rugo kandi abishyuza bamereye nabi. Umugabo wanjye mwakoranye umurimo w'Imana, mwarabahanuzi mwaragendanaga. Yajyaga ajya kurya amadeni akagaburira abahanuzi wanjye dushonje. Umugabo wanjye yakoreye Imana adafite amanyanga. Ubuhamya apfanye ni bwiza, nta mugore yigeze asambanya. Za deliverance abandi bakorera mu biro zo gusiga amavuta bakageza naho bayasiga hadashoboka bagasambanya abantu babakorera deliverance, ntabwo umugabo wanjye ibyo yigeze abikora. Yama deliverance abandi bakora mu mabere y'abadamu, ntabwo umugabo wanjye yigeze ayakora. Umugabo wanjye yapfuye nk'umukozi w'Imana. Umugabo wanjye ntabwo yigeze anywa inzoga ngo aze gusenga no guhanura, apfuye nk'inyangamugayo. Ubuhamya bwe ndabumutangiye ndi umugore we. Dufite abagore bagowe bafite abagabo b'abapasiteri barara barira. Dufite abagore b'ingorwa bashatse abaprofete n'abashumba benda guturika umutima, kandi abagabo babo birirwa ku gatuti bavuga ngo ikubaza ibibyimbi irakumenene yansomye irakuradaza yaga irakutaya, kandi abagore babo bagiye kwicwa n'agahinda ku buryo batabatangira ubuhamya. Bafite Imana ariko nta gakiza. Ariko umugore wa Badiya yatangiye ubuhamya umugabo we, ravuga ati umugabo wanjye ari inyangamugayo, nubwo twacanye amagambo y'Uwiteka ntigeze amuva mu kanwa. Umugabo wanjye yari umurokore, ntiyapapiraga, yapfuye nk'umukiranutsi. None abishyuza bamereye nabi, barimo barambwira ngo bagiye gutwara abana, kandi ndabizi uri umuhanuzi utegekera aho uri bikemera. Mavuta yawe ndayemera, niyo mpamvu nje none ngira inama. Elisa ati gabanya amagambo, gabanya amagambo. Mavuta yanjye ubwo wayemeye, burya amavuta utemera nta gukorera. Buri impamvu bamwe tubasengera ntimudusubizwe mu bamwana dupinze, mwadupinze, mwaturebeye muri rangaje, mwaturebeye aho tuvuka. Sinzi umuntu yarutse gushaka kundebera aho mvuka, nabwirije ahantu nambaye mfite ukuntu nambara nkikwiza nkasohoka mpagaze nk'ibihumbi 2 by'idolari. Umuntu andebye ngo ariko we nguziko ngo ariko ngo ari sase muramuzi ngo yahingiraga amafaranga, yararwaye amaga, yararwaye imyaka, byose barabikubajije. Urantangira ubuhamya kubwitangira ndabiyobewe. Urantangira ubuhamya ko genze gufata mikrofone, wowe urabutangira mu gikari ko nzi kubwitangira. Mwaretse kuturebera muri ejo hashize, kuri aho muhera musuzugura amavuta yacu muturebera mu byashize. Twica intare n'idubu ntabwo mwaryaga neza, none Uwiteka tugejeje kuri tere twica abagore yati barabananiye, muracyatubarira mu mateka y'ishyamba. Toka uko oya muranakabya we, mufite n'ukuntu murimo munakabya, mufite n'ukuntu murimo mushaka kumenyera amavuta yacu prince. Niyo mpamvu Uwiteka agiye guhindura ikirere tugakorera mu mavuta yo hejuru tutanabakozeho. Mwana dutumira mugasanga turi mu kindi gihugu, tuzaboneka nyuma y'amezi 3. Mana nyagasani we, Mana nyiribihe we. Wanahamagara ugasanga sijya ushinzwe no kwitaba telefone yanjye, bakakubwira bati azaba ari muri vacances, kuko n'igihe njya mu gihugu runaka telefone nkanayisiga bati ntahari.
amavuta utemera nta gukorera. Kandi mwarangiza mukajya kwemera za vidanje z'amavuta, hari amavuta akora. Mukajya gutura amaturo muri vidanje, tukabasengera mwasubizwa ugasanga mujyanye amaturo muri bariya baninja. Ngo haleluya, ngo ndashimira Imana, ngo runaka ngo aransengera mfite ikibazo gikomeye, ngo Imana irasubiza none narinzanye ituro. Aho niho baritanga. Mwagiye mugira ubwenge nk'ubw'inzoka ko ari Yesu yababwiye. Wamara gukubitwa ukagaruka we ukibuka nimero za telefone. Ibi byose bigiye kurangira, aka kajagari mufite Uwiteka agiye kukarangiza, kararangirana n'uyu mwaka wa 2023. Elisa abwira umupfakazi ati nabyumvise ibyo yavuze byose nibyo, ndashaka kumenya nimba mu rugo hari ikintu ufite, nimba atari akanwa gusa, nimba atari amagambo gusa, nimba atari indirimbo, atari hareruya z'imirambararo, nimba atari ukuvuga ngo ibi bintu ni Yesu wabikoze, nimba atari ibintu by'imiziki n'akavuyo n'akajagari. Hari akantu waba ufite imuhira kakurengera muri ibi bihe bikomeye. Muri ibi bihe bikomeye hari akantu wibitsaho waba warakoze. Hari akantu waba wibitsaho niyo kaba kangana urwara, kwa aka kantu twibitsaho ariko kagiye aka kantu twibitsaho niko kagiye kuturengera, niko kagiye kutuzamura muri 2024 dushinze amazosi tugamitse. Kantu twibitsaho, akantu kadafite abantu bose. Tera haleluya numve ko gihari we. Maze akantu muraje murebe imbaraga z'akantu. Umugore aravuga ati mva ndatekereje neza, akantu karahari. Nubwo nakubiswe akantu karahari, nubwo abishyuza bamere n'abakantu karahari, nubwo twakennye ariko amavuta arahari, nubwo twakubiswe ariko amavuta arahari, nubwo ibibazo byabaye byinshi ntibyayamazemo, amavuta aracyahari, nubwo twahuye n'intambara amavuta aracyahari, nubwo twahuye n'ibigeragezo amavuta aracyahari. Tera haleluya. Ndafashijwe pe, nyene muze ndafashijwe. Nubwo twahuye n'imisozi ikakaye, tugahura n'amaninja, ariko amavuta twayaryamyeho. Nubwo twahuye n'abagabo b'ibigoryi batubwira bati turyamane tubagurire ijipe, twaranze turyama ku mavuta. Uwiteka naza kudutabara azasanga hari amavuta twaryamyeho. Yesu we, hari amavuta arahari. Burya twebwe rero abagore banini tugira n'ibigeragezo by'abagabo baba barabyindimi, bagenda barabya bahunahuna nk'imbwa. Sinzi wigeze kumvangirirwaho ati ndashaka ko tuzajya twiryamanira, ubundi nkakugurira inzu n'imodoka ndipfana ifeza zawe. Amavuta mfite ntanyemerera amavuta yanjye. Umwerayo wabwiye ibiti harimo n'umufatangwe, uravuga uti jewe ntabwo nakwemera kubayobora ngo ndeka amavuta yanjye anezeza Imana n'abantu, ngo njye guhungabanira hejuru y'ibiti, kuko amavuta arahenze. Nshobora kutagira amafaranga none, ariko amavuta mfite ejo akamesha amafaranga. Haya moya amavuta ntuje mu mujyi wa Kigali, amavuta ntuje mu nzu nziza, amavuta anyurije indege nkajya no kureba abazungu bavuga igitaliyani. Amavuta atumye ntambuka batikomera mukozi w'Imana. Amavuta atumye abana banjye biga neza. Amavuta hari naho tugera tugasanga amavuta aruta amashuri. Amavuta we kurusha amavuta bakurusha ibintu bikomeye. Amavuta aruta amatitire, amavuta aruta titire. Amavuta we
umugore ati nubwo nakubiswe, nubwo nahuye n'ingorane, nubwo nasonzanye n'abana, nubwo umugabo yacamye akajya agaburira abahanuzi, ariko mu bintu nakinishije kumara sinigeze mara amavuta. Hari utuvuta mu kabza. Dore aho tugiye gutabarirwa naho ngaho sasa, tugiye gutabarirwa ku mavuta tutamaze. Mana nyagasani tera haleluya numve we. Ngiye kugeraho ijambo riryoshye kuko twasinze tutaranywa, twasinze kare kandi ngiye kugeraho noneho tugiye kuborerwa kweri. Maze aramubwira ati ubwo ufite utwo tuvuta kora ahangaha ni ikimenyetso cy'uko wabanye n'umuhanuzi nawe ukarinda imbuto zawe. Genda uhere ku muturanyi wa mbere, ujye mu baturanyi, mu babanyi, utire ibintu kandi icyitonderwa ntutire bike. Ujye mu babanyi. Gutira mu babanyi bivuze iki? Ababanyi nibo banyamatiku ba mbere tugira. Ababanyi nibo abantu ba mbere bamenya ko twashonje, twahombanye, ingo zatunaniye, twaburaye, tudaheruka akanyama, abana babirukanye, amatara yashize muri cash power. Abaturanyi nibo ba mbere badutanga mu maboko y'abantu dutinya. Mu abaturanyi niyo mpamvu iteka agiye kudutabara. Tangazo ribanza guca mu babanyi we, mu babanyi, mu babanyi, amatiku y'ababanyi n'urusaku rwabo, n'urusaku rwabo n'itiku ryabo. Iyo Uwiteka agiye kudutabara bica mu babanyi, bica mu babanyi, bica mu babanyi. Ababanyi nibo baturoga mbere, nibo bamenya igihe tubyukira bakabitega mu nzira. Ababanyi nibo abantu ba mbere bamenya ko byaducanze tudaheruka akazi. Iyo tutasohotse no mu gipangu, ababanyi nibo babimenya ko twabaye abashomeri. Ababanyi sha ati genda utira ibintu byinshi mu babanyi. Hajya ku rugo rwa mbere atira, ashira mu rugo rwa kabiri atira, urwa gatatu atira. Aba mbere n'aba kabiri batese namwe yaje gutira, bati none se yagize ihungabana, yagize depression ko yabati ibintu bisa n'ibyacu, yahungabanye. Hari igihe bajya bagira ngo twahungabanye, tuba dufite amakuru. Iyo umuntu afite amavuta akora ibyo abandi badakora, tuba dufite amakuru. Ntabwo twahungabanye, ahubwo bitewe n'amavuta. Tera haleluya. Amavuta acanganyukisha ababanyi, amavuta acanganyukisha abaturanyi, amavuta batesha umutwe, amavuta batuzi ko natwe kira amavuta acanganyukisha abantu. Ngo arangije ngo undi muturanye aravuga ati se namwe wa mudamu wa Obadiya yaje kubatira ibintu byo gusukamo by'ibidomoro n'ibibase, bati byose yajyanye amaze amatiyoni ihungabana disi. Erega pfakaye vuba, iriya ni trauma bura niko yafashwe nta kundi. None se ari mu biki? Nta trauma dufite, nta hungabana dufite. Ibyo abera b'Imana ibintu turimo turabizi we, turabizi ibyo turimo turabizi, ibintu turimo turabizi. Hari umuntu ejo bundi widumbukije arampamagara ngo ariko mama rone ngo umuntu w'umumama ngo asiga urugo ngo iminsi ingana gutya ngo yagiye gukorera Imana. Urumva ibyo byamuyobeye, aje kujera ibintu by'iwanjye. Urumva umujinga we. Urugo rwanjye abana bari kwiyongera ibiro, abana bari kurya nk'abo kwa minisitiri. Umugabo wanjye turibaniye ni Sheri na Shushu. Ngo urabona ngo iminsi ingana gutya ngo umuntu w'umumama niki? Wowe uranyigisha uko nkorana n'Imana, wampaye impano, warantumye, wowe urangenera iminsi nzamara mu gihugu, warantumye. Kandi aya manyama bafite Uwiteka agiye no kuyabakuramo. Baranakabije amagambo aba mu baturanyi, barakabije, baranakabije ibintu bihaye, barakabije. Jye mfite n'ukuntu mbacanga, hari n'ukuntu mba ndi mu gihugu na telefone nkayikuraho nk'iminsi 3 kugira ngo mbacange bagira ngo nongeye nagiye, bajye bafata aho mvuye. Baragakubitwa n'imbaraga z'Imana, buzura umwuka wera, bahanure, bavuga indimi nshya. Aragenda afata ibintu byose yatiye, arunda mu nzira, uruzura.
muraje mureba ko amavuta agiye gukora ngo byuzuye mu nzu ngo afata twa tuvuta yifungiranye n'abana tugiye kumara igihe twifungiranye abantu batazi ibyo turimo tugiye kumara igihe twifungiranye mu bisubizo abantu batazi ibyo turimo uyu mwaka tugiye kuwusoza dapayiserageramo shandekere sayide tayide kuyabo aya sanketa kutaya sheketaya dotaigerebo shentiketaya bosai sharekire bosai erekire bosai deta ketakutaya sireke nesirekire bosai detaya ande kishankotaya bosai de na ayeke ayansayeke untaketa yudesaideke enekere bosaideke witekazanye iminsi y'ubutabazi ku bantu bateraniye ahangaha witekazanye iminsi myiza zanye iminsi myiza hatanze ikiruhuko cyiza akuye imfeshatu muri uru rusengero koshayi bosaya keke atokishayi bosaya akuye imfeshatu muri uru rusengero kandi z'amarozi n'uyu mwaka murawuriye muhumure n'undi muzawurya kandi muzawurya museka yifungirana mu nzu n'abana be arifungirana ngo afata utuvuta asuka mu kidomoro cya mbere kiruzura ariko ndahamya ko ari mu mwuka kuko jyewe nari kujya nshyiramo n'igikobwa nkavuze asuka mu cya kabiri kiruzura yaba ibintu bigiye kuzura muhumure aho mwahereye muvomera bimeneka aho byahereye ukora bikanga aho byahereye utagira namba ibintu bigira byuzure kandi ubutabazi n'ababanyi barabimenya ngo ibintu byose asukamo biruzura bimaze kuzura abaza umwana we w'umuhungu kuko tugiye kugira ibisubizo aba bana bacu igihe bamaze bazi ko abana b'abakozi b'Imana babaho ku gikoboye igihe nabo igihe kigiye kugera babone ko Imana twakoreye aba bana bacu twabyaye nabo nabo igihe kigiye kugera Uwiteka bereka ko Imana ababyeyi babo bakoreye itabara umuntu atagiye mu kazi aba bana bacu twabyaye nabo bagiye kubona ko Imana ababyeyi babo basenze itabara tera haleluya nzari kwishyura nimugoroba ibintu biruzura bimaze kuzura aragenda asubira ku muhanuzi kambabwira imbaraga z'umuhanuzi hari ibintu mukinisha mwebwe ariko nimuramenya umuhanuzi icyo asobanuye niyo mpamvu usanga mudufata nk'abacanshuro cyangwa nk'abantu baje kwesikoruka uza agaciro k'umuhanuzi n'inka ikamwa wayimugurira iyo wemera amavuta aragukorera umuhanuzi naguhanurira ko ubonye urugo ukarubona ntukajye ku wundi jya uguma kuri waguhaye amarezo y'urugo agenda gukubite n'umwana nubona umwana usubire ku muhanuzi mubwire uti umwana ko yabonetse akatura n'ibindi umuhanuzi ufite network zawe ntakagucike dore mwishwe no kwirirwa mujajaba hari abajya bamamagara baje gupima ngo barebe ko ibyo abandi babahanuriye na mama Leonera bihanura ubu ngo nigiye ukonfirima we era ubu ngo nigiye mupfumu wa nyuma kweli ubu ngo nigiye mupfumu wa danje abahanura abantu bafite ngo reka tujya kwa mama Leonera ngo iki kintu Imana imaze iminsi ivuga ngo nawe nakivugaho ngo narahita amenya ko uyu muhanuzi nawe ari danje ngo nawe ndamugumaho ngo mugire nka batatu ngo urabona mama Leonera ngo we ngo kubera ko ari umukire ngo n'umuhanuzi ngo utapfa kubonera igihe ngo ariko ngo ninumva ngo ibyahanuye n'uyu nguyu bihuranda bose ndajya njya kuri umwe njya ku rundi igihe cyanyu kigiye kurangira cyarangiye kabisa maze ngo asubira ku muhanuzi wamuhanuriye utuvuta musubiraho aramubwira ati ndagarutse ibyo wahanuye bwa mbere byakunze uko wambwiye ngo ngende ntiri ibintu mu baturanye nifungirane n'abana banjye suke byakunze
ntimugahubuke jya ugaruka ku muhanuzi yongera kureberemo, kuko murahubuka mugakora nabi mugahomba. Jya usubira kuri bamenya wawe. Arangije asubira kuri Elisa aramubwira ati amavuta yuzuye none mbigenze nte? Elisa aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo genda uyagurishe yose, ukuremo amadeni, wishyure amafaranga asigaye, agutungane n'abawe. Urumva ahise abona n'iduka, asigaye agutungane n'abawe n'abawe. Uzi gukora umurimo w'Imana ukarya wenyine, abawe ntibagire icyo babona. Uzi kubona abantu bagukunda ntibakunda abawe. Umama Roneri mfite ikigeragezo cy'abantu bankunda ariko batazi urugo rwanjye. Urwo rukundo ruracuritse, ruricaye, rwubitse nda, ruragaramye, rushinze gatebe gatoki. Uru rukundo rukunda mama Roneri ntirumenya be. Uru rukundo urusohokana mama Roneri ukamuha inkoko ntumenye ko hari abo yasize mu rugo. Izi nkundo zituma izi nkundo ubundi ni bwoko ki we? Izi nkundo ni nk'izi ndaya nizo zikundana gutyo. Burya umuntu ugukunda atazi wawe, iyo ni imitwe y'abaporo. Umuntu ugukunda atazi aho utaha, iyo ni imitwe y'abaporo. So mujya mugabanye imitwe. Ubu wasanga mutazi aho abashumba banyu bari. Ugomba kwinjira ku mushumba ujyanye n'ikibo wikoreye akakwaturaho umugisha, warangiza ngo pastor wanjye ndagukunda utazi aho aba. Iyo ni imitwe y'abaporoso. Mujye muvuga ko mubemera, ko nimukavuga ngo murabakunda. Kandi aba bantu batwemera nabo turabasohoye. Mu mwaka utaha turashaka abantu badukundana n'abacu. Aya mavuta genda uyagurishe, wishyure asigaye, agutungane n'abawe. Igisubizo kiva kuri mama wabo kiragenda kigera ku bana n'abazabakomokaho. Uragenda umugisha w'umuzi biturutse ku mugabo wapfuye yarakoreye Imana, imirimo isigara ikora yaranapfuye. None wowe urashaka ko Imana igutabara utanakoze? Ngo Mwami Yesu ngo mpera abana ubwenge. Irabaha ubwenge se ukora iki gituma ibaha ubwenge? Ngo Mana ngo urabona ngo ntabara ngo ntwitinda ngo ndabura ukwezi ngo mbyare ngo uzabane nanjye ku maternity. Vana ubuginga aho ngaho. Wakoze iki gituma ijisho ry'Uwiteka rikureba? Mujye mugabanya iyo mitwe, mujye mukora ibintu bituma Imana iza. Iyo ukoze umurimo Imana iza vuba. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Iyo ukoze Imana iza vuba. Nusanga ntusubizwe jya utura menshi. Nutura menshi bikanga ujya gushaka umupfakazi cyangwa imfubyi uyipangira amafaranga cyangwa ibyo kurya, urebe ko Imana itazi. Ngo arangije aragenda aragurisha asigaye, amutungana n'aba. Arangije afata bya bintu yatiye ajya kubitarura. Reka mbabwire, sinari impari ariko reka mbabwire, ndi wa mugore uvuga inkuru nkamera nkaho nari impari. Ubu naguha inkuru ukishyura. Mu bagore bazi kuvuga inkuru nza ku mwanya wa mbere. Ndusha na Debora iriya nkuru yo kwica Sisera yayivuze gake. Niyo mpamvu mwumva nongeraho ibintu atavuze. Kumva umugore yica umugabo wari wananiranye mu gihugu, abagabo bose batsindwa. Debora yavuze gake iriya nkuru, mfite ukuntu nyongeraho ibintu Debora atavuze. Ku nkuru nza ku mwanya wa mbere. Urangiye kubabwira ibintu nk'uwari uhari sasa. Erega Bibiliya ivuga bikeya. Niyo mpamvu Mwuka naza azatwigisha. Uriya mugore atarura biriya bintu, murumva yari afite imbaraga zo koza biriya bintu. Mujye mwanariza nimba murya, dore mwebwe murya n'ifi kuri Tanganyika, murya umukeke. Iyo umuntu arya ifi atekereza neza, serivo y'ubwonko ikora neza. Wowe ushyize muri analize yawe, urabona uriya mudamu yari afite imbaraga zo koza biriya bintu byose yatiye.
ibi bintu ntaho byanditse nta naho nabisoma, ni ubushakashatsi nakoze kandi nibwo. Ntabwo yigeze yoza biriya bintu, ahubwo yafataga buri kintu agasigamo utuvuta akajya gukwirya ku baturanyi ababwira ati nimwakire ku mavuta muryeho, yari yarabitubwiye. Imana yacu izaza ye guceceka, gukomera kwayo kuzamenyekanira no mu babanyi, mwakire namwe ku bisubizo. Ava mu kibazo bivuye ku kiganza. Ikibazo umazemo iminsi, na papa ukubyara yapfuye gihari. Ikibazo umazemo iminsi, na bene wanyu barabizi ko cyakuzengereje. Muhaguruke dusenge. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Abaturanyi bacu bagomba kumenya ko twasenze Imana, ko hari imirimo twakoze. Iki gikorana Imana yavuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze gukora no kubikora izabikora. Ntabwo ari kera, ni muri uyu mwaka. Nibyo yakubwiye mu myaka nk'icumi ishize birakorwa muri uyu mwaka. Niyo mpamvu yateguye igikorana muri aya matariki. Nibyo yakubwiye tutaramenyana, igiye kubikora. Tera haleluya yo kubyakira. Tugiye gusenga kandi umushumba aradufasha muri iri sengesho. Ijambo rya mbere, umuntu wacitse intege akaba atarakoreye Imana nk'uko yumvaga ashaka kwikorera, utsinzwe n'iri jambo, agira ikiganza gutya, agira ikiganza cye. Ndinginga umushumba ze asengere aba bantu. Igihe tugezemo nicyo gukora kuruta kuvuga. Tugeze mu minsi yo gukora cyane tukavuga gake, ubundi imirimo ikatuvugira cyane, abavuze menshi bagaceceka. Iyi nicyo gihe twinjiyemo. Ndakwinginze iki kiganza bazamuye imbere y'Uwiteka, basengera. Numara kubasengera nanjye hari ibintu ngiye guhamagara n'ababanyi bakamenya ko hari Imana twataramiye uyu munsi. Karibu mama. Uhoraho Mana yacu, haleluya. Jambo ryawe riduteye intege, haleluya. Turagenda kuri uyu mugore w'umupfakazi, haleluya. Aribuka imbaraga z'umuhanuzi, haleluya. Asubiza ubwenge inyuma, haleluya. Aravuga nkiri kumwe n'umugabo, yego, nabona agaburira imfubyi, haleluya. Nabona agaburira abapfakazi, yego. Kandi yafata abahanuzi bagenzi we akabicarika ahantu heza akabafungurira. Uyu mugore aravyibuka bituma atabarwa, haleluya. Uyu mugore aravyibuka bituma amadani yiwe yishugwa, yego. None ngibi biganza bamanitse imbere yabo, haleluya. Bibutse ko bagize intege nke, haleluya. Harabahoze mu mirimo bayivamwo, harabahoze n'abaririmbyi babivamo. Iki kiganza cyacitse intege. Harabahora bakora imirimo yawe itandukanye, bacitse bagiye kugukorera. Guhera none mwana bagaragaje intege nke zabo nk'uyu mugore w'umupfakazi. Imbabazi zawe n'imbaraga imbere yawe arisaba, aravuga ngo erega amadeni mfise, haleluya. Bagira abantu haleluya, mbere n'abana bagira babanyaka, haleluya. Ariko umaze kubyumva ciye bugufi, uramubwira ngo humura wa mugore we, reka kurira, uvugishwa n'Imana yahageze, reka kurira. Umuhanuzi wahamagaye yitabye, nanjye nk'umuhanuzi wawe Mana. Ibi biganza byacitse intege, ibi biganza byitahuye, ongera ubyongeremo inkomezi. Utajya y'ibiganza, ongera ubyongeremo inkomezi. Manuriramo imbaraga zikomeye muri ibi biganza. Ubushobozi bw'Imana bwuruke muri ibi biganza, nikizamo izindi mbaraga. Iki kiganza nikijya mu bundi bushobozi. Wongera gufata ibyo bari baragezwe, wongera kwakira ibyo bari baratakaje. Aya masaha nyene tukira hanyene, reka bongerwe mu inkomezi, reka bongerwe mu imbaraga. Buri muntu wese aho yatereye wongera gutora imbaraga izabizururuke muri ibi biganza biri imbere yawe. Ewe Uwiteka, byongere kongera inkomezi, haleluya. Wongere gusubira, basubire bakire, bagende bavoma, bongere batire, bongere gusenga, bongere guhishurirwa, bongere kwinjira muri ya mabanga, bongere gutora aho bari baratakaje.
bitangaje ababanyi babona ugukora kwawe. Abari babatuze ko batigeze bamenya ko hari imbaraga batakaje, ariko uyu munsi biramenyekanye. Uyu munsi baratahuye, reka bimenyekane ko hari izindi mbaraga bakiriye, ko hari ubundi bushobozi bakiriye, ko hari ayandi masezerano bakiriye kubw'ijambo ryawe Kristo. Kandi ayo masezerano ngiye kubakuraho agasuzuguro, bagatangura kwemerwa aho batari bwemerwe, aho bari barasuzuguriwe bakongera kuhaca nk'uyu mupfakazi. Bavuga ngo n'Uwiteka Imana yabikoze, nyamara iki kiganza Mana cyongere kuzuramo ubundi bushobozi, gifungurire benshi, cyakire benshi, gikora imirimo n'ibitangaza. Urakoze Yesu, ndagushimiye ko uyu mugore agiye gutangaza inkuru, uyu muntu yaje muri iri koraniro ko agiye gutangaza inkuru, uyu muntu yaje uyu muntu agiye gutangaza inkuru, agiye kuvuga ko hari igitangaza Imana imukoreye, ababanyi bakabimenya, ishengero rikabimenya, ahakorera bakabimenya, bakamubaza ngo byagenze gute. Hari indirimbo zigiye kugaragara, indirimbo zivuga ngo ni ukubera Imana, ni ukubera Imana, bagiye kuzivuga maze Mwami Imana ab'amajambo hagati muri bo. Urakoze Mesiya, urakoze Kristo, nguhaye icubahiro kubw'ibi biganza byongeye kwakira ibitangaza byabo mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nyiribihe Yesu, aya masengesho tuyazamura imbere yawe, aya masaha y'ihangu, aho badusuzuguriye niho tugiye gutabarirwa, imbere y'ababanyi niho twasuzuguriwe, none tugiye kuharirimbira, tugiye gutaramira imbere y'ababanyi bavuze ko tuzaba imbwa, tugiye kuzamuka bahari, bavuze ko ntacyo tuzageraho tugiye kukigeraho bahari, dutabariwe imbere yabo bagihari, dutabawe bagihari, udusubije bagihari, bavuze ko ntacyo tuzageraho, none tugiye kukimarira n'ababanyi. Wafashe ijambo ararirekuye, wadusuzuguye aratwubashe, wavuze ko tuzakena dufunguriye igipangu, wavuze ko tuzaba imbwa tumuhaye akazi. Amasengesho tuyubakiyemo amakampani, tuyubakiyemo amazu, tuyaguriyemo amamodoka. Imbere y'ababanyi turahatangurira amazu, imbere y'ababanyi turahubaka inganda, imbere y'ababanyi turahubaka ama etaje, imbere y'ababanyi turavuga ko wera, imbere y'ababanyi baramenya ko twakoreye Imana, imbere y'ababanyi baramenya ko twavuze imvuga bikabategeka bigakomera. Ntabwo uri umuntu ngo ubeshe, ibyo wavuze no gukora ugiye kubikorera imbere y'ababanyi. Urabikoze, ugiye kwiyerekana bamenye ko hari Imana twasenze. Igihe cyo kwiyerekana cyageze, uyu myaka bigiye kugaragara. Imbere y'ababanyi ikirema cyarahagurutse ku irembo ryitwa Ryiza, ababanyi babona agenda ashima Imana, batazi uwamukijije. Yesu yaramukijije, ababanyi baramubaza ngo umuntu yamukijije ninde? Uyu muntu wagukijije ku isabato ninde? Arangije abwira ababanyi ati ari uwankijije, ari n'umunsi yankirijeho, ari n'isaha yankirije, ibyo ntibindeba, ikindeba nuko nakize nk'abanyera. Ababanyi bagabanya amagambo, babura ijambo, batangazwa n'ibibaye, batangazwa n'ubutabazi bubaye. Karabababasa Ruberesi Taibo Saide Karabasi Karababasa Shendekita Kirababasa Saide Ichoze Nikere Nukora Hindi Yateka Yagutaposa. Nudusubiza abantu batangaza inkuru mbere n'ababanyi, nudusubiza ababibona mbere n'aba badusuzuguye, abavuze ko barokora ari abasazi bagiye guhindura amagambo, abavuze ko turi mu byimbe tugapfa duturitse bagiye guhindura amagambo, bavuga ngo wa muntu ni Imana. Ababibonye mbere ko twasabye nibo bagiye kubona mbere gutabarwa. Izina ryawe turihereye icyubahiro muri aya masengesho, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Abakomeye n'aboroheje turagushimiye, ababyibushye n'abaranutse turagushimiye, abagufi n'abarebare turagushimiye. Aya mashyi nayo tuguhaye n'izi mpundu, aya mashyi nayawe n'izi mpundu n'izawe turagushimiye.